Bwana Museminari Marcel, Bwana Jean Paul Mugiraneza, Bwana Bernardin Rutaziga, Madame Umubyeyi Marie Mediatrice, Madame Ingabire Marie Immaculée na Bwana Hervé Kimenyi na abatumire b'Ingirikwiye baraganira ku makimbirane yo muri Libya. Iyi ni Ingirikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turarusanga mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu, twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumire bacu namwe mwese mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage bo muri Libya kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Abatumire baje kudufasha gusubiza iki kibazo ni Marcel Museminari, umuyobozi w'ikinyamakuru Business Daily, Jean Paul Mugiraneza, impuguke ikorana n'umuryango IRDP, Bernardin Rutazibwa, impuguke ihagarariye UNESCO mu Rwanda, Madame Umubyeyi Marie Mediatrice, umwarimu muri Institut Polytechnique ya Byumba, Madame Ingabire Immaculée, umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda, Hervé Kimenyi, umukinnyi w'ikinamico w'icyamamare mu Rwanda. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu kwakira 2011 abigometse ku butegetsi bayobowe na National Transitional Council bigaruriye ubutegetsi muri Libya nyuma yo guhirika Colonel Muammar Gaddafi wari umaze imyaka 42 ayobora igihugu. Izo nyeshyamba zijeje abanyalibiya ko zizashyiraho ubutegetsi bugendera kuri demokrasi kandi bwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Cyakora hari impungenge ko ubwisanzure mu mitekerereze bushobora kutazubahirizwa bitewe n'imikorere imwe n'imwe yagaragaye mu misi ishize yatumye abantu bibaza niba guverinoma nshya izatanga koko ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo binenga. Ese byagenze bite kugira ngo Libya irinde igera aho ngaho? Libya ni igihugu kiri mu majyaruguru ya Afurika gikize kuri peteroli, igice kinini cyacyo kikaba ari ubutayu. Libya yayobowe na Colonel Muammar Gaddafi mu gihe cy'imyaka 42. Nk'uko bigaragara mu gatabo k'amahame agenga Libya kitwa Gaddafi's Green Book, ibitekerezo byo byari bigamije ko Libya yayoborwa ku buryo buri hagati ya communisme na capitalisme. Byitwa ko ubutegetsi bwari bufite na za komite z'abaturage hakoreshejwe demokarasi itaziguye. Ibyo byahereye mu magambo. Mu by'ukuri Colonel Gaddafi yategekeshaga igitugu akabikora yiyambaje abambari b'ingoma ye. Ubwo butegetsi bw'igitugu bwari bushingiye ku gitsure no kwikubira umutungo w'igihugu ugaharirwa umuryango we n'abakomoka mu bwoko bumushyigikiye gusa. Abandi nk'abakomoka mu bwoko bwa Warfara biganje mu burasirazuba bakomeza guhezwa no gutsikamira. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2011 hatangiye inkundura yiswe umuhindo w'Abarabu. Muri Libya imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Gaddafi yatangiriye mu mujyi wa Benghazi. Abigaragambyaga basabaga ko habaho ubwisanzure muri politike no gusaranganya umutungo w'igihugu hagati y'abanyagihugu bose. Ubutegetsi bwa Gaddafi bwaratunguwe maze mu kugerageza gukoma imbere iyo nkubiri bwica ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage. Ubwo bugizi bwa nabi bwatumye havuka umutwe w'inyeshyamba za CNT wari ufite ibirindiro Benghazi. Izi nyeshyamba zaje gushyigikirwa n'umuryango w'abibumbye na NATO, zaje kwigarurira igihugu cyose nyuma y'amezi 8 y'intambara yamennye amaraso menshi. Intambara yaje kurangira n'iyicwa rya Gaddafi n'ihirima ry'ingoma ye mu kwezi kwa 10 2011. Cyakora CNT iyoboye igihugu nayo ifite akazi katoroshye ko kunga amoko yose atuye igihugu no gushyiraho leta yunga abanyagihugu bose. Mumaze kureba video igaragaza amateka ya Libya n'uburyo icyo gihugu kinje mu makimbirane, nagira ngo noneho buri wese mu nteruro imwe nk'umuntu ku giti cye ambwira ikintu yumva cyamukoze ku mutima. Museminari, nuko leta yijeho ihindura ubuyobozi bwariweho, ivuga ibintu byiza, ariko kenshi ibyikora bigatandukana nuko kandi mu myaka myinshi noneho byo bikomeza gutana n'ibitekerezo. Jean Paul Mugiraneza, cyandashikurusha ibindi ni igihe kirekire Gaddafi yamaze ku butegetsi, bitanga amasomo ko uko wabigenza kose igihe urambye ku butegetsi ntuha abandi umwanya birangira nabi, kuko abantu uko Imana yabaremye baba bakeneye uburenganzira. Rutazibwa nababaye
kubona igihugu cyari cyubatse kuriya gisenyuka mu mwanya muto kubera ikosa ry'umuntu. Ikintu cyankozeho ni uburyo umuyobozi w'igihugu cyose aha bamwe uburenganzira abandi akabubima, hanyuma bagusaba icyo akoze akaba ari ukongera kubatsikamira kurusha. Icyo nabonye ni uko abaturage biyereka abayobozi bidafite guhita bikwereka koko bariko batekereza, urebye uko bahindutse Kadafi mu kanya gato. Njye natekereza yuko amarevolte yose atangira kimwe kandi yose arangira kimwe. Ikibabaje nuko nta transition ihari, kuva mu ntambara bagasubira muri guverinoma isanzwe, nicyo kigorana buri gihe. Tuzaba tubireba nyuma yaho. Nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turarebera hamwe bimwe mu biranga urwo ruhererekane byagaragaye muri Libya. Ariko mbere yaho tubanze turebe iyi filime ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabazana ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza, maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugirira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima, kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kubaho ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Libya ku cyo bakora kugira ngo bave mu bugizi bwa nabi, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo ibintu byifashe muri Libya muri iki gihe. Mwabonye amashusho yatugaragarije amateka ya Libya, mwabonye agafilm kagaragaza intambwe ziganisha ku bugizi bwa nabi ko byagenze muri Libya. Murabona hari isano byaba bihari hagati y'ibiba muri Libya, ibyahabaye n'ibyaba mu mateka y'u Rwanda. Mediatrice, niba koko amakimbirane ya Libya ashingiye kudasaranganya umutungo, kudasangira ijambo, kudasangira ubutegetsi, bifitanye isano n'amateka twabayemo muri iki gihugu yatugejeje no kuri jenoside. Iyo hari abantu bumva ko badafite uburenganzira bungana n'abandi, nta mpamvu ko badasaba uburenganzira bwabo. Ibi byose birasa ibyabaye hariya su ubwicanyi, ntimwabaza mubona bari batabandi ibyo byabaye ahangaha. Ibyo byabaye umuntu wese uri ku butegetsi umuvuze ahita avuga ko ari igihugu yanga, ibe yitiranya n'igihugu. Twarabibonye kuva muri 59, ariko twarabibonye n'ejo bundi muri za 90. Murabyibuka inkotanyi bazitaga inyangarwanda. Yego. Kandi inkotanyi nazo ku ruhande rwazo zivuga ziti turarwana kugira ngo tujye mu Rwanda. So urumva ko icyo ni ikintu, ni nko kugira ngo imitekerereze y'abantu ijye ku ruhande rwawe. Kuko nuramuka ugaragaje umuntu nk'inyangarwanda, ako kanya nanjye nk'umunyarwanda ndagufasha kumwanga, kuko ndaba numva ko nanjye anyanga. Bikimenye nawe ni kubitekereza. Byategetse ko intambara zose aho zijya guhera niko zisa, kubera ko deja umuntu ashaka gufata imbunda ngo yatakundi abaturage cyababwira bavuga ati muri kumwe nanjye cyangwa se muri contre jewe. Donc nta choix abantu baba bafite. Iyo avuze ngo bien sûr hari abantu bajya mu ntambara bagafata imbunda kubera intérêt zabo, atari igihugu bashaka kurwanira. Ariko ahantu abaturage bafatirwa je pense que nabyo byaye hano nuko nta choix baguha.
nuko uravuga uti uri kumwe natwe cyangwa se niwanga gufata umupanga ngo uteme mugenzi wawe nawe urajyana nawe. Ingaruka zirumvikana nuko batari kumwe nawe bose ukora wakoresha imbaraga, wakoresha ubundi buryo nko kubima access ku bukungu mu gihugu kugira ngo ugabanye abakurwanya. Ni nako Gaddafi yabigiye. Ushatse kugereranya Libya n'u Rwanda watakara kuko mu Rwanda abantu nubwo bavuga ngo umuntu agira igihanda ajyaho kenshi washakaga igifite ingufu ngo abari kijyaho. Igifite ingufu mu by'ukuri cyari leta mu makimbirane yose twagiye tugira nk'abanyarwanda. Ariko noneho twebwe mu Rwanda twagabanaga ubusa bigatuma twitana ibisambo. Yego. Muri Libya ibyo bafite ni byinshi kurenza uko babigabana. Kubigereranya rero waza gutakara, hari ahantu waza kwibeshyera. Turaza no kubigereranya, turaza kubigereranya tubicukumbure. Reka tugaruke kuri Gaddafi. Gaddafi yavuze ashaka kuguma ku butegetsi, yaravugaga ati ngewe ndi umuntu ukomeye n'igihugu cyanjye n'igihugu gikomeye. Urugero nuko nigeze no guhangana na Amerika, ubu ngubu ndumva nanayobora n'isi. Icyambere umutegetsi wese yageze ku butegetsi agomba gushyiraho ikintu twita intekerezo, ideology ituma abantu bamwibonamo. Gaddafi iwabo afite amoko anyuranye. Kugira ngo abone ikintu gituma abashyira hamwe yagombaga gushaka umwanzi rusange. Uwo mwanzi rusange ni Amerika n'Uburayi. Mu Rwanda nk'uko Ingabire yabivuze ntaho bihuriye n'ibyo muri Libya. Mu Rwanda kubera ibibazo by'ubukene kugira ngo ubone uko ushyira abaturage bandi hamwe bavugaga bati dushonje kubera ko bariya baduheje. Dushonje kubera ko bariya batwiye nibo bari bafite ubutegetsi. Abari bahari niho byinagura n'ibyo muri Libya. Muri Libya bo babishyira ku banyamahanga, mu Rwanda bo babishyira ku gice kimwe cy'abanyarwanda. Bivuga ngo dushonje kubera, ariko nukuvuga ko uwabuze ikindi kintu gifatika ubaha. Yarafite ka gatabo ke yise livre vert, yaranditse mu bitekerezo yita le guide Nige. Munkurikire baramukurikira kuko abenshi baramukurikira pe bamugira nk'inama. Nigeze kujyayo rimwe nganira n'umuntu wari utuyoboye watwerekaga aho tujya, aza kumva muvuga nubwira ni perezida wanyu Gaddafi ni rwose acicika nawe umuvuga ati ni papa nawe umuvuga mu izina ni papa nk'uko kera u Rwanda bari bafite papa. Niba ushaka kugereranya nawe yitwaga umubyeyi da nawe rero yari le guide mbese nka bwa bwato se Habyarimana yatwaraga ari kuri guverineri n'ubutwaye ni bumwe iyo ni muvoma undi nawe yaravuga ati nigewe le guide ako nakageranyo gatoya. Ariko tugiye ibintu mu mizi tukavuga ikibazo tukivuye muzingo twasanga tutari dukwiye kubigereranya kubera nabiri ukuntu byadutse ejo bundi kubera ubwiganwa rw'Abarabu biganye bo muri Tunisia bigana bo muri Egypte. Barasanga ari kwigana gusa si ukwigana en fait ni ukubera ko les médias zakoreshejwe de la même façon. Iyo hataza kuba internet yakoreshejwe kimwe, iyo hataza kuba internet Gaddafi ntabwo ari kuvaho. Iriya ntambara yatsinzwe na telefone. Iyo abantu bataza kugira kamera kuri telefone zabo na internet ako kanya ntabwo bari kumuvanga. Nizo kamera zarashobokaga ibyo twese turabizi hataza kuba OTAN ntabwo Gaddafi yari kuvaho. Media rimwe na rimwe barayikabiriza ishobora gutunga agatoki, ishobora gusetinga agenda, ariko ntabwo imbaraga ahubwo impamvu muyishakira ahangaha rutazima muyishakire ko mu mateka habaho igihe cy'impinduka, icyo bita Arab Spring cyangwa n'agasusuruko ko mu Bwarabu. Ni igihe tugezemo. Deja kuva Gaddafi amaze imyaka 42 ku butegeko, it's wrong. Ntago byakagombye kuba. Nuvuga ko hari abantu bavutse barapfa Gaddafi akiriho. Donc niba barabaye muri iyo systeme yo gutera bwoba yabaye ubuzima bwe bwose atamuvuga mu izina yicwa n'ubwoba buri munsi bigera ahantu bigaturika. Ni ibihe bigomba kuza. Ntabwo ushobora gufata abantu ngo bakandamiza imyaka 40 ntibagire ikintu bakora. Imwe mu ngaruka zugarije Libya ni umuco utuma abaturage batubahuka kurenga imikorere n'imyifatire y'abayobozi. Turi bugarukeho mu kanya mu buryo burambuye, ariko mureke tubanze turebere hamwe uburyo umuco wo kutanenga abayobozi wagiye wigaragaza mu mateka y'isi. Umuco ubuza abantu kugira icyo banenga ubuyobozi utuma abaturage bataruhanya mu kwakira neza inyigisho z'abayobozi babanyanyagizamo ingengabitekerezo zisenya, bakabakangurira kwitabira ubugizi bwa nabi n'ibindi bikorwa by'urukozasoni. Kuba umuco utoza abantu kugirira abayobozi icyubahiro kidasubirwaho
bibangamira ubushobozi buri wese afite bwo gushyira mu gaciro no gushishoza. Iyo hari intwaro y'igitsure, kunenga ubutegetsi bishobora gushyira mu byago wabikoze, cyane cyane mu gihe cy'imvururu, urugomo n'ubundi bugizi bwa nabi. Abanazi bireguye bavuga ko bakurikije amategeko bahawe. Bakuriye mu muco utoza abana kubaha buhumyi no gukurikiza udashishoje ibyo basabwa n'abari mu nzego z'ubuyobozi. Muri Libya kutubahuka kunenga ubutegetsi byatewe n'uko ari by'umuco wari waratoje abaturage. Hiyongeraho ko Gaddafi yategekesheje igitsure, ntiyemere ko hari uwamuvuguruza cyangwa se ngo agire icyo yanenga ku bitekerezo bye. Kumunenga byashoboraga gufatwa nko kugambanira igihugu. Tumaze kureba uburyo umuco wo kutanenga muri Libya wari umeze, ese twabigereranya n'ibyabaye mu Rwanda mu mateka yacu? Hari isano mubona hagati yabo? Burya demokarasi iravugwa, ariko kimwe mu nkingi zikomeye ni ukugira abavuguruza bari muri sosiyete. Bavuga ko mu Rwanda no muri Libya hari nk'ingoma za cyami, bakavuga ko zose zitavuguruzwa. Oya, mu Rwanda igihe cya cyami umwami yagiraga abavuguruza, yageraga n'igihe ndetse ahamagara abantu bakajya ku karubanda, icyo mubarije aho ntukizi. Oya, nta na executive wari uhari wo gutoranya abari bubaze n'abatari bubaze. Icyo gihe ntababagaho. Ariko bavuga ko icyo umwami yavugaga ryabaga ari ihame. Yabaga afite abantu bamugira inama, yabaga afite abantu bamuvuguruza, niyo yabaga ikinaniramana baramunyweshaga agataha. Oya, hari n'ikindi, burya icyo umwami yavugaga ni nk'uko itegeko risohoka mu igazeti ya leta. Uzi ko risohoka ryarabanje gutegurwa, ryarabanje kunyura muri komisiyo, ryarizweho, ryaragize riti. Iyo risohotse mu igazeti ya leta, twese ako kandi tugomba kuryubaha nk'abanyarwanda. Bivuze ngo iki rero, ngo babatware babiru, babajyanama b'umwami bahoraga ku karubanda, babaga ari ibyo ngibyo barimo. Noneho umwami yazasohoka avuga cya kintu, kikaza ko ari ikintu kivuye muri za nama bagiye.